Mu bihe bishize byari bigoye kubona uko ibyamamare bihura n'abakunzi babyo byoroshye, gusa magingo aya bisigaye byoroshye binyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abafana basigaye babona abo bakunda byoroshye binyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni nabwo buryo Iwacu Media yahisemo kunyuramo kugira ngo ibategurire urutonde rw'abahanzi 15 b'Abanyarwanda bakurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko twebwe twarebye kurwa IG cyangwa se Instagram rwonyine. Nimba nawe ufite icyo kibazo, banza ukande subscribe kuri Iwacu Media, asigaye tumanuke n'urutonde rwacu. Ku mwanya wa 15 turahasanga umuhanzi w'umunyarwanda Nizoka Boss. Nizoka Boss ni umuhanzi wamenyekanye cyane mu muziki, aririmba mu itsinda ryamenyekanye cyane rizwi nka Urban Boys. Uyu Nizoka Boss ahereye muri itsinda rya Urban Boys yaririmbyemo kuva mu mwaka wa 2008 aza kuzamuka kugeza ubwo baje kumenyekana cyane hano mu Rwanda. Bakoze indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo za Bibaye, Mama, Kerere, bakoze n'izindi nyinshi cyane zakunzwe. Gusa iri tsinda ntiryaje kubara igihe kinini cyane, dore ko baje gutandukana, akaza gusigarana abasore babiri aribo Humble Jizzo ndetse na Nizzo, ndetse Safi Madiba akajya gukora umuziki ku giti cye. Gusa magingo aya ngaya nabo ntibagikora, dore ko bisa nkaho bamaze guhagarara. Uwitwa Kaboss afite studio yitwa Urban Boys, iyi ngiyi ikaba ikora indirimbo zitandukanye. Uyu kandi Nizoka Boss utarirwa Instagram akaba akurikiranwa n'abarenga 194. Ku mwanya wa 14 ntabwo hariho umuhanzi, ahubwo ari itsinda ry'abahanzi. Abo ni abandi, ni itsinda ryamenyekanye hano mu Rwanda baririmba, aribo Charly na Nina. Iri tsinda ryamenyekanye cyane binyuze mu ndirimbo zitandukanye zirimo Indoro bakoze n'izindi nyinshi. Umuziki wabo bawurengeje kuba ari mu Rwanda gusa, ahubwo batangiye gukorana n'abandi banzi batandukanye banze igihugu cy'u Rwanda, aho bahereye mu Burundi nka Big Fizzo, bakorana na Bebe Cool, bakorana n'abandi banzi batandukanye banze igihugu cy'u Rwanda. Iri tsinda rya Charly na Nina ryarakunzwe cyane kugeza ku rwego rw'abo bashyirwaga mu majwi ko aribo bakobwa bayo muziki nyarwanda, ariko naryo ntiryarangiye, dore ko magingo aya bivugwa ko bashobora kuba baratandukanye. Abo bari bari ku mwanya wa 14 bafite ababakurikirana ku rubuga rwa Instagram 226. Twihuse ku mwanya wa 13, uyu tugiye kwasanga ni umuhanzi akaba n'umunyamakuru ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo nta wundi ni Uncle Austin. Uyu Uncle Austin yamenyekanye cyane binyuze mu itangazamakuru, ndetse nyuma aza kumenyekana cyane nk'umuhanzi. Yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye mu bihe byose umuziki nyarwanda mushya wagiye unyuramo. Amaze igihe kinini mu muziki, dore ko afite experience ihambaye mu muziki nyarwanda. Gukora amahiti ni ibintu bye, dore ko afite byinshi byatuma akora ayo mahiti. Uyu nawe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye arakurikirwa cyane, gusa kuri Instagram niho turi honyine. Afite arenga 265,000. Ku mwanya wa 12 turasanga umuhanzi w'umunyarwanda Christopher. Christopher ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane bakiri bato, dore ko ari nawe muhanzi wa mbere witabiriye Guma Guma Superstar akiri muto, aho yari afite imyaka 18 gusa. Uyu Christopher yagiye akora byinshi kuva yatangira umuziki, birimo n'indirimbo ze zakunzwe. Afite amarubumu arenga 3 mu ndirimbo zitandukanye. Ntawe kwibagirwa indirimbo nka Iri Joro, Agatima n'izindi. Christopher kandi yagiye muri Primus Guma Guma inshuro zirenze 2. Ikindi kandi dushaka bakuru n'umusore ni ku bijyanye n'abamukurikira ku rukuta rwa Instagram. Christopher ni umwe bakurikirwa cyane ku rukuta rwa Instagram rwe, afite abarenga 267 bamukurikirana kuri Instagram. Ku mwanya wa 11 aha turasanga umuhanzi w'icyamamare cyane uzwi nka DJ Pius.
Uyu muhanzi DJ Pius ni umuhanzi akaba n'umu DJ nk'uko byumva. Uyu DJ Pius yatangiye umuziki aririmba mu itsinda ryamenyekanye nka 2 for Real. Nyuma baza gutandukana. Bamaze gutandukana nibwo uyu DJ Pius yaje gutangira umuziki ku giti cye. Aba aribwo azamura urwego rwe rw'umuziki ndetse aramenyekana cyane. Uyu DJ Pius akora umuziki yaramamaye, gusa nanone ayoboye robo y'aba DJ ya 1K Entertainment. Iyi akaba ari label ibamo aba DJ ndetse n'abahanzi. Muri no label akaba arimo abahanzi babiri ari we ndetse na Amalon. Uyu DJ Pius ku rukuta rwe rwa Instagram akaba akurikirwa n'abarenga 279,000. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi w'umunyabigwi mu muziki nyarwanda. Uyu yakoze igihe kirekire, nta wundi ni Kitoko. Uyu Kitoko ukimara kumwumva nawe akirengagiza indirimbo nyinshi yakoze zitazikuza mu mutwe, zirimo Agakecuru n'izindi. Gusa uyu Kitoko bibarwa na n'ubu ngubu aracyakora umuziki nubwo atakiri mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko asigaye aba mu gihugu cy'Ubwongereza. Rimwe na rimwe uyu Kitoko ajya acishamo akaza mu Rwanda ndetse agakora ibitaramo n'izindi ndirimbo zitandukanye. Kitoko afite abarenga 284,000 bamukurikirana ku rukuta rwe rwa Instagram, dore ko atitwa Kitoko gusa ahubwo yitwa Kitoko Life. Kuri ubu ubuzima bwe butandukanye abucisha kuri urwo rukuta rwe rwa Instagram. Ushobora kumureba kuri Instagram unyuze kuri Kitoko Live, akurikirwa n'abantu barenga 285,000 uko twabivuze. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi w'umugore akora umuziki wa gospel, akaba no mu bahanzi ba gospel bari kuri rutonde, dore ko Aline Gahongayire ari ku mwanya wa 9. Uyu Aline Gahongayire ni umuhanzi w'umunyarwandakazi, akora umuziki wa gospel ariko gospel igezweho. Uyu Gahongayire yatangiye umuziki kera, gusa magingo aya aracyawukora. Afite indirimbo nyinshi zamenyekanye ndetse akoresha n'imbuga nkoranyambaga cyane. Uyu Aline Gahongayire, dore ko nawe ku rukuta rwa Instagram ari mu bahanzi bakurikirwa cyane hano mu Rwanda. Akurikiranwa n'abantu 333,000. Ku rukuta rwe rwa Instagram ntabwo yitwa Aline Gahongayire, ahubwo yitwa Olga Love. Akaba ariho ashyira ibikorwa bye bitandukanye. Niba ushaka kumureba kuri Instagram zacingamo Olga Love. Mwanya wa 8 turasanga umuhanzi w'umunyabigwi mu muziki nyarwanda. Uyu yagiye afasha abahanzi benshi batandukanye kugira ngo bazamuke. Uwo nta wundi ni Tom Close. Tom Close yatangiye umuziki mu mwaka wa 2007, na magingo aya aracyawukora. Benshi umufata nk'icyitegererezo mu muziki nyarwanda. Uyu Tom Close kandi yakoze amateka atandukanye, dore ko ari n'abatwaye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar Season 1, byerekanye ko ari umuhanzi wari ukunzwe. Uyu Tom Close akoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo na Instagram. Gusa ku rukuta rwe rwa Instagram ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane, dore ko nawe akurikirwa n'abantu benshi cyane kuri Instagram, aho akurikirwa n'abarenga 336,000. Icyerekana ko uyu Tom Close akunzwe cyane. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi w'umunyarwanda uzwi nka Ivan Buravan. Uyu Buravan arakurikirwa cyane ku rukuta rwe rwa Instagram. Ivan Buravan ni umuhanzi w'umunyarwanda ariko utamaze igihe kinini mu muziki, dore ko yawutangiye mu mpera z'umwaka wa 2014. Uyu Ivan Buravan afite abarenga 352,000 bamukurikira ku rukuta rwe rwa Instagram. Ivan Buravan afite byinshi yagiye akora, dore ko uyu Ivan Buravan yatwaye igikombe gikomeye cya Le Prix Découverte gitangwa na RFI, igitangazamakuru gikomeye ku isi, mu mwaka wa 2019. Uyu Ivan Buravan kandi agenda akora indirimbo nyinshi zitandukanye, harimo n'izo agenda akora n'abandi bahanzi bakomeye hanze y'u Rwanda mu bindi bihugu.
Nanone kandi ku mwanya wa gatandatu turasanga umu DJ, umu MC, umunyamakuru ndetse akora n'ibindi byinshi. Uyu nta kintu na kimwe adakora. Uyu nta wundi ni Phil Peter. Uyu Phil Peter yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2012 kugeza amagingo aya ni umunyamakuru ndetse yaje kuba n'umu DJ, aba umu MC kandi magingo aya ari gukora kuri televiziyo ya Isibo. Ikindi kandi akora ikiganiro gikunzwe cyane cya The Choice gica kuri YouTube. Uyu Phil Peter ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane magingo aya ngaya, dore ko televiziyo akora hariyo y'Isibo ifite channel yitwa The Choice. Iyi The Choice akaba ari kimwe mu biganiro birebwa cyane hano mu Rwanda, cyane cyane no kuri YouTube. Uyu Phil Peter akunda gukoresha cyane izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyane zirimo Instagram. Kuri Instagram Phil Peter akurikiranwa n'abantu benshi, akaba akurikiranwa n'abarenga 356. Twese cyane kandi nanone ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi Safi Madiba. Uyu Safi Madiba wari ku mwanya wa gatanu ntabwo byatungurana, dore ko ku mwanya wa 15 twabonye mugenzi we Nizoka Boss bari hamwe mu itsinda rya Urban Boys mu minsi yashize. Uyu Safi Madiba arakunzwe cyane muri no minsi, nyuma yaho yatandukanye n'itsinda rya Urban Boys, kandi na mbere ko batandukanya Urban Boys byasaga nk'aho iryo tsinda ryarakunzwe cyane mu gihugu. Uyu Safi Madiba nyuma yaho atandukanye n'itsinda rye rya Urban Boys yatangiye gukora umuziki ku giti cye. Yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye harimo n'indirimbo zagiye zikundwa cyane, twavuga nka Kontwari, indirimbo yabaye hit mu mwaka wa 2019. Uyu Safi Madiba arakurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuri Instagram yitwa Safi Madiba, aho akurikiranwa n'abarenga 362. Ari ku mwanya wa gatanu. Bruce Melody turamusanga ku mwanya wa 4. Uyu manzi Bruce Melody umwe bari kwica bigacika muri iyi minsi mu gihugu cy'u Rwanda. Afite abakunzi benshi ndetse indirimbo ze zibarara mu itakomeye. Hanze y'umuziki Bruce Melody afite ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo nka televiziyo izwi ya Isibo TV. Ikindi kandi afite record label akoreramo ndetse n'abanzi batandukanye barimo Kenny Soul ndetse na Juno Kizigenza. Iyo bahita Igitangaza Music. Bruce Melody kandi mu gihe amaze mu muziki yagerageje gukora uko ashoboye, aza no kugira abafana benshi mu muziki. Imbuga nkoranyambaga ni kimwe akoresha cyane, ntabwo turi bwite kuri byinshi, tubuze kureba kuri Instagram gusa. Bruce Melody akurikiranwa n'abantu benshi kuri Instagram, afite abarenga 472 bamukurikirana kuri urukuta bamurebaho byinshi ku buzima bwe bwa buri munsi. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi w'igikomerezwa mu muziki nyarwanda. Uyu benshi umufata nk'umunyabigwi ndetse magingo aya byakomera gupfa kubona umuhanzi uza akamukura ku ntebe ye. Uwo nta wundi ni uwitwa Mugisha Benjamin wamenyekanye cyane nka The Ben. Kuva mu mwaka wa 2009 yamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda, akora indirimbo nyinshi ndetse arakundwa cyane, benshi bakamwita umuhanzi ukuzwe cyane mu muziki nyarwanda. Kuva mu mwaka wa 2016 yakomeje gukora amahiti menshi ndetse mu ntore nyinshi z'indirimbo ku maradiyo, indirimbo ze zabaga ziyoboye. Ikindi wamenya kuri uno musore nuko yagiye aririmba mu bitaramo bikomeye ku isi, birimo ibyo muri UN, birimo icyaririmbyemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kiba kirimo abanzi bo muri Afurika ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu The Ben arakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, gusa ku rukuta rwa Instagram ari ku mwanya wa gatatu, aho benshi baba bakeka ashobora kuba ariyoboye, ariko ntago wakirengagiza aho amaze kugeza umuziki nyarwanda. Reka ibindi tubyihorere twirebere kuri Instagram, aho akurikirwa n'abagera ku 517. Twihuse cyane ku mwanya wa 2 turasanga umukobwa wamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda. Uyu ni wenyine wabashije kwegukana irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Uyu nta wundi ni Butera Knowless. Uyu Butera Knowless ni umwe mu bahanzikazi nyarwanda bamaze igihe kinini bakunzwe cyane mu muziki nyarwanda. Butera Knowless afite indirimbo nyinshi zakunzwe kuva yatangira umuziki ahagana mu mwaka wa 2009. Magingo aya aracyari mu bari imbere. Uyu abarizwa muri label ya Kina Music, aho amanagingwa n'umugabo we Clement
bakaba banamaranye n'igihe kinini dore ko banabyaranye n'abana 2. Tureke kwamara kwe ahubwo twirebe ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye. Uyu nguyu Butera Knowless YouTube ararebwa cyane n'andi hatandukanye. Kuri Instagram naho ararebwa cyane dore ko ari ku mwanya wa 2 mu Rwanda kubarebwa cyane. Ku rubuga rwa Instagram arebwa n'abarenga 529 dore ko ari no ku mwanya wa 2 mu Rwanda mu bantu barebwa cyane kuri uru rutonde rwa Instagram. Tumara amatsiko benshi ku mwanya wa mbere twuse cyane uriho benshi bamumenye. Uyu nta wundi bamuzi nk'umwami w'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda. Yaba YouTube yaba Instagram baramuzi. Uwo nta wundi ni Ngabo Medal. Uyu Ngabo Medal arebwa n'abarenga 669 arusha umukurikiye no ku mwanya wa 2 abarenga 130. Uyu Ngabo Medal yakoze amahiti menshi kuva yatangira umuziki ndetse magenga yangaya aracyari makunzwe cyane dore ko benshi bavuga ko ari nayo muhanzi ukunzwe cyane hano mu Rwanda. Yatwaye ibikombe byinshi bitandukanye harimo n'icyatsi gutwara cya The Choice Award n'umuhanzi w'umwaka witwaye neza. Uyu Meddy wavuga ibye ntiyabivamo dore ko ari umunyabigwi koko. Mu myaka yose amaze akora umuziki benshi baramukunze ndetse baramuririmba, benshi bamuziho byinshi. Reka so kiganiro cyacu cy'uno munsi aho twabateguriye ku bahanzi 15 b'Abanyarwanda bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga za Instagram magengaya iri kugenda ifata izindi ntera. Kambashimire mwe mwese mukomeza gukurikirana Iwacu Media, mugakora subscribe, like, share na comment. Mbashishikariza gukomeza kubikora kugira ngo tugende tubona byinshi birenzeho.